nta mafaranga yanyu nabona iki hariya kungana w'ikibonga gaheze ariyo mpamvu genda yakeneye kandi unubyumva kubu yakeneye ibyo ndabyumva ndanabyemera hako se turayakura ndayabyara ngwiki kwereke uzi ko amafaranga utazajya abona wangize ugatuma nyirwa nyamuhonyaho none se ngewe reka nkubwira umuntu ashaka gutaka yafite ikibazo gikomeye yaragifite nyine umbwira ko munaziranye twari tuziranye turanaze nawe kubwira ko muziranye rero amafaranga we n'ungomba kuyasaba yansaba gute se ninjye wayahaye none yahaye n'ubundi ariko yampaye nyahundi muntu kandi nene nabikubwiye n'inkuru ye nayikubwiye iragufata gukora ku mutima yewe inkuru zo gufasha abantu ntazongera naragujije ntago natanze ngewe reka waragujije nyine warangujije nose ngewe simbyemera ko iryo deni ndifite kandi asuri kamaze kubaza uriya muhungu usanzwe yishyura arishyura tugenda kwishyura amafaranga yanjye yanjye jewe nyine ariko amafaranga amaze amezi 3 guto umuntu yishyura ako se umuntu cyangwa yagwabira yankwe weriye amafaranga abandi gute kwiyongeza uyinzi ariko so urangishyuza ideni wamaye ejo urana n'abanyakuru ariko ni gute nakwishyuza ideni naguhaje kandi nyine ubyemera ko nari ndarishaka urarishaka suri ubaka kanyangiza akabazo gatunguranye urarishaka ndarishaka rifata seriye mwana uri seriye neze nari seri urana nari kukubwira ibintu bya nyabyo wamaye 100 100 wamaye naragiye hari yambikoresha ibintu ubwo rero ibintu nakoze byaratunganye rifate cyangwa unyice ako mariko mubaza se waje kunguza amafaranga yesha uyakira ufite akabazo kihutirwa rwose ahubwo warakoze thank you barakoze cyane nyuma yo kuba narakoze rero nanjye ubakakanye utuvugana ngize akabazo gatunguranye ugize akaye kabazo gatunguranye iyo ugize akabazo rero ubona utagakemura uriyahura genda umwese umuyapanya umuyapanya yica byihuse ubwenge ukubwira kumwe ngo njye kwiyahura ejo nabwo wari ufite wiyahura kuba ukagize niyahura utese kandi warayaha none njye niyahura ne umfitiye amafaranga iyo yanyima njye nari kwiyahura aho kujya ngo njye ko wenda kwahura ahubwo uyahura he gwiki kantu karawa kadapima n'amasego yako shayinjiji aba muze ugabo naga ari ubutumwa muze se ngende isowaso wakigoryiwe okay ngaho wanjimbi weda jimbi okay yego njimbi mugirigiri we ubwo none gute wabuje amafaranga atarayawe ho atarayange nuko nari nizeye umuntu kandi namumvaga afite ikibazo gikomeye kandi cyane wari umwizeye nari mwizeye n'ubura cyamwizeye cyane byange rero bigwa gute se reka nkubwire urumva umuntu agira ikibazo rimwe akakigira kabiri akakigira umwaka ari nibimara n'amezi 10 cyangwa imyaka 10 rero wakihangana mu gihe kiri mu bibazo azakira cyangwa ibyo bibazo bishira rero urumva ngewe nge nta mpamvu mfite yo kumwihangana uko si inshuti yanjye hari cyo mpangana ni wowe ugomba kumwihangana ko ari uwo muziranye yampa uzategereza ko ubizi ko ariwe ngiye kuyaguza wayampereye iki yampa uzategereza numvaga amafaranga nayabura ngewe uzemera uko yampa kuko ngewe niwe nizeye ntabwo nizeye uwo muntu nanjye rero nyafite nayaguha kuko ngiye kuyagusaba nawe nayamuhaye nuko nta mafaranga nayo mfite ndakennye umva rero nayo tampuwe mfite nisha nkwambura imyenda ariko amafaranga yise ako sunyambuye imyenda gute ahubwo ndabura kwikwambura nose ntituri inshuti ngisabazo turi inshuti mubuye buryo nta nshuti yakwambuye nta nshuti bikurimo haka bari umwambuzi shawa sawa nanjye none nimba baranyambuye nayo nkakwambura birumvika ko ikibazo atari ngewe ahubwo waje kureba ni wowe wizeye umuntu utakwizera oya yarizewe gute yizewe nyira kabatari yagize ibibazo ameza ngahe 10 ako se niba yemeza 10 we yaragize ibibazo nawe yemeza 10 nawe wagize ibibazo byinshi cyane none se reka nkubwiye urumva imbwa yanjye ntiyapfuye none se muri umuntu wani bapfuye ni ngombwa ngo ryo bibazo nkubwiye ko ari imbwa yapfuye ntago mvuze muri umuntu wanjye nose ndi mwasa none se abantu ntago basa ntacyo bapfana byongera nta nubwo yari umuntu yari imbwa irambwerera kurikije shemuresha imbwa bari inzobe nanshira bujari inzobe nose hari imbwa y'inzobe bibaho irayasagite ikinombe wowe usute inzobe nawe uri ikinombe ako se ngewe nsa n'imbwa gute ariko ryambwe yakuye ari umuhondo nawe uri umuhondo iki byegeranye ubona byari bitandukaniye yari nanyereye kukurusha no cyo yari imbwa ni inyamaswa ngende umuntu nta hantu twari duhuriye usibye ko yari inshuti yanjye irambwa ari inshuti yawe twarabanaga abaturanye babyara abana basa none aba banyi bo bahita basijana kwijana shaka ako se nge nasa gute n'imbwa kandi mwarabanaga umva nkubwire ubugabo usubutumba ariko urananga wowe ungana n'umwambi w'ikibiriti urana aho waninyuka ukampangara sha akanya mbaye umwambi imbere yawe amarejo nari naruri mu nguza amafaranga ariko so umwambi wakira gukongeza gutya gusa uzi ngando twika zikora n'amafaranga wowe zigashya kangana ukunguku wowe rero wowe no ngugushumika gutya zamurira hano mu maguru ngageza mu bwonko ahangaho uri kunyumva bana wowe warwika ngaho n'umyotsi aho zikuri seri ziko wagira ngo ndi mu mikino ngiye nawe ese utari urabona ngiye kandi gukina ikinamico ngiye nawe ubu bwere uri wabubweje ngo haza umuntu wifitiye imbaraga n'umuntu utagitinya akakiruka nawe urakomeza umukesha amafaranga azabanya kwisi ubwejagura n'ibyo bibwa tuza ngiye nzaba nkwiye umva nkubwire uyu munsi
turisangahe kandi y'isaha mbanze nkwe n'amasaha kugira ubone ko ndi seriye kugira nza kugutimbura mutimbure nana guteguje ubu ni saa 4:50 utimbura nde ngo iki ndaguceka da uceka nde ndakuritura erega ukuri kunyishyuza iryo deni nanjye hari abandi barindi rero ibituma utishyurwa n'ibyo biba birimo nimba wa muntu mwarahuye ukamwita imbwa ukamutuka ntabwo aba twahuriye hehe burya no kujya kwishyura amafaranga namuhaye none se nyine uri gushaka kunyitiranya n'imbwa njye nakubwiye ibyago nagize none impamvu utamenya kuri n'imbwa none yayindimo karubwebe y'umurizo mubi amafaranga yo n'igihe aba amaze kingana gute nose amezi 10 ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi ukayamarana imyaka 3 sinihanganye ibyo hari cyane ntabwo ubu ngubu bikibaho ntabwo bikibaho ariko byabayeho ni gute umuntu uba umufite 100 ukabyishyura mu myaka 3 buri munsi umuha icya5 cyangwa rimwe mu cyumweru ni mobisoro wari uri kwishyura none si wabeye kuko uracira bagabanya okay sawa kuri momo hari umuntu wayayobeje ayashyira kuri balance ifite usenyise kanze nkwe 100 ngo turadutangiye business telefone yanjye wayifata uzikinga ari ingaburi uzi ko njye nitsamura gutya kanyojeyo amafaranga 500 ijya kwira capati n'udushyimbo ushaka kunkura ku mugati kankwereka ikintu cyoroshye tujye kura mu kubitwa n'inkuba amafaranga njye itajya icyo cyo birumvikana nanjye amazi iminsi rega nanjye mutesha umutwe nujye ngo uri kunyishyuza gutya unesha umutwe ko nta munsi agomba kuguteshereka ngomba kugutesha kagutesha nawe utesha ndiko ngo hanya nari ngiye kwikamishiriza ikigage hari kandi bakinywa ushobora kuniza iminota 10 usanga bakimaze icyo kigage ni gutwara amafaranga yo gucyukora amafaranga yo kunyishyura none ko nari muhe ku mayinite warayemera iyo mfite amayinite kuri balance nyimwe muntu amayinite ijana ejo ngatanzagenda nkamuhawa ya desa akama ikigage ukabona ikigage nuko buri kwishyura ako se desa kamaze kubaza ku munsi mu kigage cyangwa ivuga ngo niba ukamisha mu gitondo saa 6 nimugoroba kamisha da nangaye buri kanya nose kari cyo kintunze buri umukamba wishyura ngaye kamo ntanga desa sisa ku munsi amafaranga y'icumweru cyose ntabwo kuko kuba mayo kunyishyura ubwo ako se ndakwishyura gute nkareka kurya se icyo kigage iyo nyikamishije niyo mata ntunze upfa kugera nyende ko najya oya ariko uretse manze nkubwira kintu kimwe kuba mugiye kubonana biraba birangiye ntuzongera kunyishyuza nibonanire mu bipange mu byishyura cyangwa to kwishyura mu panga igihe azakwishyura kuko twayipanze gahita njya kumuguza nta tugomba kuva tuyipanze gahita yamba ndakuribata nimara kukuribata uragira ubwenge kujya kwishyuza kuri mideni uzinyishyure ndakuribata ariko ndakurahiye ni impamo ya Mungu erega amafaranga yawe nawe nanjye kuyakuguza nuko naye nari ndimo amadeni ubundi hari ibintu bya proje uguza ukaguza umuntu amafaranga ya mbere ukayarya hanyuma wajya kwishyura wa wundi ukaguza undi ukamwishyura urumva gutyo bigahora gutyo uhora mu ideni nuko ngewe mpora okay none nje ko bitaranzenguruka uko bitangarukaho bikuzenguruka bijya none nge nzayabona ni wowe se ubwo ngubwo komera titi amakuru muraho neza kandi amashyo ko mwabuzera amashyongore amadeni arimo amadeni ufite amafaranga se n'umusore muvugane dore ngo mukugejeje imbere mu birabura n'amezi 10 nyine namaze kwibona ko ngomba guhagarara aha ngaho cyangwa no kugira aho ucikira yaduhada ari kwisetsa ntabwo ndi kuvuga igifaransa kandi ushaka gukora imideni kano kajambo oya nta deni muri kuganira ibyanyu uyu nguyu nta deni murimo ahubwo none se amafaranga nyine ko yarakeneye ayahe 40 wowe se hari deni mugirira none se ko ndigirira wowe nakubwiye ko nagujije nde nabyo ni wari fiti 40 ngabiza nyirayo nguyu yaje kubishaka kandi ijana umva banziza wowe muhaye ryari amezi 10 yarashize amezi 10 nge nayamuhaye ejo yapo wegende komeza utegereza n'andi mezi nk'icumi nkana ko tumaze bindi bizasanye ahubwo n'undi mwategereje mwe mushobora no guheba nawe heba rero nawe rwanda dufitanye umva nkubwire rata wowe wagufitiye ngahe wagufitiye ngahe ijana akasa wowe ni na menshi urumva ko weboneka tawe umuntu no kuvuga umuntu wategereje agatanga 100 afite nande wowe genda uba umuhaye akanya wowe genda toka ngiye barangujije agarara aho ngaho umva rero hase nawe wabaye umutindi gute oya no se birakora uburyo wishyuza umuntu mezi 10 ubwo ndi umutindi ko wanje ko kwishyuza ese ubwo ngubwo tweriye narayari wakimuje ibibazo hakimuje byawe nyine byawe n'umugore wawe urisha amafaranga yose niwe yarya yarambwiye ngo we n'umugore bafitanye ibibazo ntagishobora gutera akabari ngo agiye kugurira imiti y'akanyabugabo none se akanyabugabo ngiye gukoresha kugira ngo sikakize sinsigaye motsa nawa none ushaka kujya gupfubura n'ibyo byarangize wishyuye abandi hari hirya abagore barwaye za sida yo n'umugore bafate ariko usubizeyo noneho nongere mbe nkuko nari
ubu ibyo se ndio wabibwira amafaranga ntiwayatse yakene ntiwakiza akanyabugabo ni kaza nase uyu nguyu nayamwatse ngiye gukora iki kugira ngo niyo ngiye sinongeye nkarwara okay sawa nimizo ndwara zabihora biponyoka nk'ubwo turaziranye umugore wanjye nawe turaziranye cyangwa ubwira umugore wawe kuko ari we ubikeneye cyane yishura amafaranga kuko ni uri gukorera ni uri gukorera ushaka ibyishimo bye okay ngira tubirangize nta mafaranga mfite nimba ko kubabajwe nta mafaranga cyangwa ni deni tukurimo vangende nk'umugore wanjye aguhe uponyoreho biwaniremo utonge sinjya muri ndaya ntago agura indaya ntabwo mva ikinyarwanda se none se ubwo urajya ngo tubigenze amafaranga nimba nayo mfite ariko ufite gute amezi 10 ashira gute nta mafaranga ubonye ukajya kugura ibiti bya nako umugabo ta muzima ufite ubwenge ufite n'umugore none se oya umuntu yawe yaburaye akajya kugura imiti y'akanyabo kabaza kirya amavuta none se yaba kimita ry'umwe 70 ntayarya okay sawa none rero ayo mavuta turayagukura muyakuramura dore mukanya ushobora gusaba byiza ntajye ushaka akanyabugabo ndakomera muganda aho yagendeye natwe tuyajyane ndetse murajya mbishyurayo na aha amafaranga yawe yashyize n'epfiriya natwe turahakura epiyo numara kuhakura wajyane ubwo bihwaniyemo n'ubwo ayo ngwa yakoresheje uyamaze iki ayo ngwa yakoresheje amafaranga wamaye 1,100 wamaye senkane se nziguramo mani power izindi senkane nguramo kupanua ubu ndinjeje ku nkoni ya Mose use uwo washakaga iki ngo akanyabugabo usanzwe uri imbwa se nta mafaranga yanyu nabona iki hariya ku mwana w'ikibonga gaheza ariyo mpamvu iti ku manywa mbyo bikubereye ahise atuza washakaga akanyabugabo njye nkugize imbwa